TikTok iri guhindura ubuzima bw'abantu babarirwa muri za miliyoni buri munsi. Amezi 5 nk'umutangizi amadolari 412 ngo nangahe interinete cyangwa se TikTok ubwayo yonyine imaze kunyinjiriza. Turebe ngo how much guys. Nkuko mubibona ibihumbi 530 n'amafaranga 656. Nibyo, uyu ni umunyarwanda winjiza amafaranga bikesheje urubuga rw'abajene TikTok. Ibi ntibigusaba kubura icyamamare mu kindi kintu runaka cyangwa usanzwe ufite ibihumbi 100 bigukurikira ku zindi mbuga. Uru ni urugero ruto cyane. Muri iyi video ndaza kukwereka n'izindi ngero z'abantu basanzwe nkawe ariko binjiza akayabo buri munsi kuri TikTok. Uyu munsi umwana w'umwangavu arabyuka mu gitondo akifata video abyina, agafungura TikTok agashyiraho iyo video, ikaba yarebwa n'ababarirwa muri za miliyoni. Uhise ukeka igikurikiraho kuzajya yinjiza amafaranga atagira ingano kubera video ze gusa ashyira kuri TikTok. Nyuma yo kubona ko ikigega cya TikTok yise TikTok Creator Fund cyatangaga amafaranga y'intica ntikize ku bashyira amashusho yabo kuri uru rubuga, TikTok none yashyizeho ubundi buryo bwo guhemba abayikoresha busa neza n'ubwa YouTube ikoresha. Ibwita TikTok Creativity Program Beta, aho umuntu uyirimo ashobora kwinjiza bwikuba inshuro zirenga 20 ugereranyije na porogaramu yari isanzweho ya TikTok Creator Fund. Ikibazo gihari ariko ni kimwe: ibihugu bike cyane kugeza ubu nibyo byemerewe kubukoresha kandi u Rwanda ntarurimo. Gusa ariko inkuru yacu ntirangirira hano kuko burya no kuri YouTube u Rwanda ntirugaragara mu bihugu byemerewe guhembwa na YouTube. Igitangaje ariko ni uko ibi bitabuza ibihumbi byinshi by'abantu kwakira amafaranga kuri konti zabo za banki avuye kuri YouTube nyirizina. Niba ukiri kwibaza byinshi niba koko TikTok ihemba cyangwa idahemba, iyi niyo video imwe rukumbi ukeneye kureba ugasobanukirwa byimbitse. Muri uyu mwanya tugiye kuvuga ku buryo bwo gukorera amafaranga kuri TikTok hano mu Rwanda, by'umwihariko ariko tugaruke ku buryo bushya bwa TikTok Creativity Program, ya gahunda nshya ya TikTok iri guhemba abayikoresha akayabo. Turagaruka ku buryo ikora, uko wayinjiramo, umenye n'ibibi n'ibyiza byayo ndetse n'ibyo ukwiye kwigengesera kuri akawunti yawe mu gihe wabikoze. Umusozi w'iyi video kandi ngufitiye impano idasanzwe naguteguriye. Icyo usabwa ni ukureba iyi video yose kugeza ku musozo ugasobanukirwa. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa X menya ndakubitsa gukora subscribe, gukora no kunzogera kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Muri kumwe na Mr. Buda, muhawe ikaze. Kuri ubu bisa nkaho TikTok yamaze kwigarurira imitima y'abakiri bato kurusha urundi rubuga urwo ari rwo rwose mu isi. Dore imibare: TikTok ikoreshwa n'abantu hafi biliyoni 2 mu isi hose. Muri aba abarenga 40% bari hagati y'imyaka 18 na 24. Abana bari hagati y'imyaka 11 na 17 bamara nibura iminota 75 bakoresheje uru rubuga buri munsi. Ni mu gihe abantu bakuru bo bamaraho isaha imwe n'iminota 52 ku mpuzandengo. TikTok yo ivuga ko ari isaha imwe n'igice abantu bakuru bamaraho. Aha ntaho bitaniye nuko wajya ukina umukino wa ruhago wose iminota 90 igashira buri munsi. Ubwo ni ukuvuga wa muntu ushobora kujyaho akamaraho amasaha 8 yose ku munsi, na wa wundi ushobora kujyaho akamaraho iminota 15, aha bibarwa ku mpuzandengo. Nanone kandi imibare igaragaza ko ku mpuzandengo umuntu ukoresha TikTok afungura iyi application inshuro 20 ku munsi nibura. Kandi koko ni mu gihe kuko amashusho ashyirwa kuri uru rubuga aba ari magufi cyane, amenshi ari munsi y'umunota umwe kandi amenshi asekeje ku buryo utarambirwa kuyareba. Ukomeza umanura ubona kandi keza gutyo gutyo. Niba uyikoresha ibura bizi neza kundusha. Byitwa endless scrolling, kumanura ubudahagarara. Imwe mu maturufu z'imbuga nkoranyambaga zidushukisha tukamaraho amasaha menshi yacu y'agaciro twakabaye dukuramo ibindi. Njya mbona abantu benshi mu muhanda cyangwa mu modoka bagenda bubitse imitwe yabo muri telefone, mukaba mwakorana urugendo rw'isaha ariko akaba ategeza ahumbye n'isegonda na rimwe ngo adacikwa. Akenshi baba bari gukoresha TikTok, yaba ari muri za gare abagenzi bategeramo, mu masoko acururizwamo, muri za resitora, yewe bakaba n'abatihishira mu nsengero n'ahandi. Reka tube inyangamugayo twiganirire. Birumvikana kutaba wibuka inshuro ufungura TikTok niba uyikoresha, ariko uramutse ugereranyije usanga umaraho iminota cyangwa se igihe kingana iki ku munsi? Mutubwire ibitekerezo byanyu muri comment.
TikTok imaze kumanurwa cyangwa kuba downloaded inshuro biliyoni enye n'ibice birindwi ubaza ahantu hose bamanurira aya ma application. Aba bantu bose bayikoresha bareba video zirenga miliyari imwe ku munsi, akaba ari rwo rubuga nkoranyambaga nomero ya mbere ku isi abantu bamaraho umwanya munini cyane kurusha izindi, kuko bamaraho isaha n'igice ku mpuzandengo. YouTube yikurikira ari naho abantu bakabaye bamara umwanya munini cyane kuko hashyirwaho amashusho maremare cyane ugereranyije na TikTok, ho abantu bamaraho iminota 40 gusa ku mpuzandengo. Nubwo bitewe n'umubare munini w'abayikoresha ugereranyije na TikTok, nanone birangira YouTube ari rwo rubuga nkoranyambaga abantu bamaraho umwanya munini cyane muri rusange ukurikije nyine imbaga nyamwinshi urukoresha. Ibi rero bigira TikTok urubuga nkoranyambaga nomero ya 5 mu zikoreshwa n'abantu benshi cyane mu isi nyuma ya Facebook, YouTube, WhatsApp na Instagram. Ese waba uzi ko imbuga nka Facebook, YouTube na Instagram bikorera amafaranga kwamamaza? Wabimenye. Mu gihe ufite abantu benshi biroroshye cyane kubabyaza umusaruro. Niyo mpamvu na TikTok ifite ubu buryo bufasha ibigo by'ubucuruzi kumenyekanisha ibikorwa byabo babinyujije kuri TikTok. Urubuga rukorera amafaranga muri ubu buryo narwo akenshi rushyiraho uburyo bwo guhemba barushyiraho ibihangano kugira ngo rubashishikarize gukora byinshi by'umwimerere kandi bifite ubuziranenge, high quality content. Mu bihumbi 2020 TikTok yashyizeho icyitwa TikTok Creator Fund, ikigega gifasha abayishyiraho ibihangano kugira icyo babona mu gihe amashusho yabo arebwa inshuro runaka. Batangiranye na miliyoni 200 z'amadolari, ariko nyuma bakigenera biliyoni y'idolari mu gihe cy'imyaka 3. Nubwo aya mafaranga nayo yagiye yongerwa, gusa n'ubundi abenshi bavuga ko yabaga ari make cyane kabone n'ubwo wabaga wagize views mu mamiliyoni. Hari abacitse intege kubera ko babonaga ko ntacyo bakuragamo kuko babigereranyaga na YouTube bakabona nta mahuriro arimo. Iki kigega cya Creator Fund ariko ubu gisa nk'icyavuyeho, ahubwo gisimbuzwa indi gahunda yitwa TikTok Creativity Program. Iyi ikaba ari gahunda igamije guhemba abashyira ibihangano byabo kuri uru rubuga birengeje umunota umwe. Birumvikana ko bashaka guteza imbere video ndende kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Video ndende tuzimenyere kuri YouTube, ubwo birumvikana ko ari ihangana hagati y'izi mbuga ebyiri. Kugira ngo TikTok ijwi ryayo ryumvikane rero, nayo yemeye gutanga amafaranga agaragara hafi na YouTube ihemba, kuko kuri ubu muri iyi program views 1000 zibarirwa hagati y'amafaranga y'u Rwanda 500 n'ibihumbi 20 by'amanyarwanda, neza neza nk'uko YouTube ihemba. Ariko TikTok yo ikavuga ko iyi gahunda yayo ikiri mu igerageza, nk'uko n'izina ribisobanura riti TikTok Creativity Program Beta. Akaba ari nayo mpamvu iyi gahunda iboneka mu bihugu bike cyane kugeza ubu. Hari ubundi buryo ariko nabo mu bindi bihugu bayikoresha bigakunda. Abenshi iyi ni imwe mu mpamvu zabazanye hano kureba iyi video. Nanjye ariko simbatingira, ndaje nkwereka uko bikorwa nawe ukaba wakora monetization kuri TikTok yawe. Ariko ubundi ibi byose ni ukubera iyihe mpamvu? Muri make bati TikTok izacibwa muri Amerika nitemera ko igurwa n'ikompanyi itari yo mu Bushinwa. Ese koko TikTok izacibwa mu gihugu cya mbere ku isi gifite abayikoresha benshi nk'uko byagenze mu Buhinde? Ibiraza kubisobanukirwa ku musozo w'iyi video. Gusa ariko nawe ushobora kwibaza impamvu TikTok yahise ishyiraho gahunda yo guhemba amafaranga menshi kandi bigaragara ko igenewe abanyamerika cyane kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Abakoresha TikTok babarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni miliyoni 150. TikTok rero birumvikana ko yiteguye gutanga amafaranga yose ashoboka kugira ngo igumane isoko ryayo rigari kandi ryunguka kurusha andi yose mu isi, isoko ry'abanyamerika. Niyo mpamvu nawe niba ushaka kurya kuri aya mafaranga ya TikTok hakiri kare, ugomba kwigaragaza nk'uwo muri kimwe muri ibi bihugu byemerewe muri iyi gahunda. Muri byo harimo nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Brazil, Ubuyapani, Korea, Ubudage na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine. Ndetse bakaba banitegura kwagurira iyi porogaramu mu bindi bihugu mu bihe biri imbere. Kugira ngo winjire muri iyi gahunda bigusaba kuba uherereye muri kimwe muri ibi bihugu, ukaba ufite umubare w'abagukurikira kuri uru rubuga rwa TikTok nibura 10,000, ubwo ni followers 10,000, ukaba waragize views kuri video zawe zose zitari munsi y'ibihumbi 100 mu minsi 30 biheruka. Video uzajya uhemberwa ni izifite uburebure bwengeje umunota kandi zawe ku giti cyawe, original content. Ibi rero mu gihe ubyujuje kwemeza ubu buryo bwo guhembwa na TikTok ibyo biroroshye cyane kurusha uko ubitekereza. Igikomeye ahubwo ni ukuzuza ibisabwa by'umwihariko kuba uri mu gihugu cyemerewe. Nawe uri kwibaza uko uzabigenza? Hari inzira nyinshi zo gukora ibi. Mbere y'uko nkwereka inzira zikora neza muri zo nkanagusobanurira ibyiza n'ibibi byazo,
ndagira ngo nkwibira ibanga nkumenyeshe amahirwe adasanzwe kuri wowe ushaka gukomeza amashuri yawe mu bihugu byo hanze bifite uburezi bwateye imbere. Muri Starlord Consultancy bagufasha kubona full scholarship yo kwiga mu Bushinwa, waba ugisoza segonderi, ushaka gukomeza masters na PhD, waba ushaka kwiga ubuvuzi nka farumasi na nursing, ikoranabuhanga, ubucuruzi n'ubukungu, engineering z'amoko yose, yaba ari civil engineering, mechanical engineering n'izindi, ukiga ibyerekeranye n'ubukerarugendo, social sciences, material sciences n'ibindi. Muri iyi scholarship kandi haba hakubiyemo amafaranga y'ishuri ndetse n'ibijyanye n'imibereho byose. Ku bindi bisobanuro uhamagara cyangwa ukandika kuri WhatsApp kuri izi nimero uri kureba kuri screen yawe nonaha, cyangwa ukabasanga mu nyubako ya Chic mu mujyi wa Kigali kuri floor yo hasi, ubundi bakagufasha. Uburyo bwa mbere bwo kubona iyi konti ya TikTok mpuzamahanga nanone bita TikTok International Account, bigaragara ko iherereye muri biriya bihugu kandi yemerewe guhembwa, TikTok Creativity Program, ni ukuyifunguriza muri kimwe muri bya bihugu twabonye haruguru. Aha birumvikana ko atari buherereye. Icyaba igisubizo rero ni uko waba ufite umuntu ubayo akayigufunguriza akoresheje email wamuhaye, ubundi akaguha login credentials zayo ukajya uyikoresha. Ibi nabyo ndabizi ko hejuru ya 99%. Ubu buryo ntibwaduha igisubizo kiboneye kuko abenshi nta nshuti cyangwa imiryango dufite muri ibyo bihugu. Aha rero niho ikoranabuhanga riziramo. Ntabwo rihanitse cyane kuko ari inzira ngiye kukwereka wakurikiza, ariko cyane cyane ndaza no kukubwira ibyo ukwiye kwitwararika n'amakosa ukwiye kwirinda mu gihe wakoresheje ubu buryo bw'ikoranabuhanga. Ntuhumbyeho n'isegonda na rimwe rero, reka dutangire. Mbere na mbere turakenera porogaramu ya mudasobwa idufasha guhindura aho duherereye kuri interinete yitwa VPN, Virtual Private Network. Hari iz'ubuntu ndetse n'izishyurwa, ariko ndakwereka izo wakoresha ku buntu. Urajya kuri Google Play Store cyangwa se Apple App Store bitewe n'ubwoko bwa telefone ukoresha, ubundi ushakisha VPN yitwa Windscribe, ukande kuri Install. Nurangiza unashakisha yitwa Fanda VPN, nayo uyimanure cyangwa uyidownloading. Nufungura yitwa Windscribe urasabwa gushyiramo izina ushaka kuzajya ukoresha kimwe n'ijambo banga, ubundi ugashyiramo na email address yawe kugira ngo uhabwe gigabyte 10 buri kwezi kuri VPN. Aha ushobora guhitamo ibice bitandukanye birimo n'imijyi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaba wakivuza ukoresheje VPN. Ariko reka dufungure na ya VPN yindi twamanuye yitwa Fanda VPN. Iyo kuyikoresha ntibisaba kwiyandikisha. Turahitamo kwihuza na servers zo mu Bwongereza aho kuba muri Amerika. Impamvu yo guhitamo Bwongereza aho kuba Amerika ndaza kuyigusobanurira mu kanya nyuma yo gufungura iyi account. Niyo mpamvu ukwiye gukomeza gukurikirana intambwe ku yindi uko buri kimwe cyose tugikora ndetse n'ubusobanuro tuza gutanga nyuma kugira ngo uze gusobanukirwa impamvu yabyo. Nyamuneka kanda like kuri iyi video niba koko wakunze ibikubiyemo. Mu gihe ubonye ko konti yawe wamaze kwihuza kuri VPN yo mu Bwongereza, noneho tugiye gukora account ya email tutigeze dukoreraho ikindi kintu na kimwe. Aha wibuke ko buri kimwe cyose ukoreye online kiribika. Imbuga wasuye, mudasobwa cyangwa telefone wakoresheje ujyaho, agace wari uherereyemo byose biribika. Ibi byitwa cookies. Niyo mpamvu rero tugomba gufungura indi account nshya ya Gmail turi gukoresha VPN. Aha ushobora gukoresha Google Chrome cyangwa se indi browser ukoresha. Reka tuyite X-menya test. Izindi ntambwe zo guhanga email zo ndizera ko muzizi, ntabwo tubitindaho cyane. Nyuma yo guhanga email yacu nshya dukoresheje VPN, noneho tugiye kwimurira muri mudasobwa kugira ngo birusheho kugaragara neza, kuko kuri telefone hari igihe biba bibangamye bitewe n'imigaragarire za video zo kuri YouTube. Rero reka duhitemo kwerekanira ibindi biri kuri mudasobwa, ariko mu kanya ndakwereka n'uko ubikora kuri telefone ugakomeza. Mbere yuko tubikora ariko nabwo turakenera kwihuza kuri VPN kuri mudasobwa. Aha wowe ushobora gukomeza ukoresha yitwa Fanda VPN twaberetse kuko ari ubuntu. Gusa twebwe kubera ko dusanzwe dukoresha indi yitwa NordVPN kabuhariwe mu gucunga umutekano kuri murandasi,